Reka dukomere Imana amashyi kuko ni inyamaboko ni inyembaraga. Hanyuma munyemerere muhaguruke dusenge dushimira Imana kuko dufite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite umugabane mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Baririnze Imana ibaha umugisha kuko bakora umurimo utari muto, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ababikora babikunze nibo bazagororerwa. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nyiri imbaraga n'ubushobozi, Imana ibyiringiro bidakoze isoni, wowe abizera dutumbira ku manywa na nijoro kandi tukakuboneramo imbaraga no gukomera. Turagushimiye kubw'uyu munsi wa gatatu kuko wongeye kutugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, ukemera ku muntu wese aturuka ahatandukanye mu mihana itari imwe kugira ngo duhurire imbere yawe tukuramye tuguhimbaze. Uwiteka Imana yacu, byiringiro by'abakwizera, turagusabye ngo wakire igitambo cya buri umwe wese, wakire igitambo cyacu nk'umubavu uhumura neza, kandi ntiduhombe turi imbere yawe, ahubwo buri muntu wese agabana umugisha uturuka aho uri, agabana umugisha wo mu gakiza kawe, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo umuntu wese ugukomangiye uramukingurira, ugushatse arakubona, kandi ugize icyo agusaba uramuha. Mu izina rya Yesu Kristo, ureke ukorere byose guhesha izina ryawe icyubahiro. Uyu munsi wa gatatu mu minsi itatu yo gusenga no kwinginga ibanziriza ukwezi, turagusabye izina rya Yesu Kristo ngo wemere gusenga kwa buri wese, kandi ugire icyo uremye kubwo gusenga kwacu. Mwami Imana, tugushimiye ibyatubayeho byose muri uyu mwaka watambutse, tugushimiye ibyatubayeho byose muri uku kwezi turangije kwa mbere, tugushimiye Mwami Imana ko tugabije n'uyu munsi. Dufite ibyiringiro ko n'uku kwezi kwa kabiri ugiye kukuduha tukakugendamo twemye, dukomeye, dushima, tuvuga ineza yawe, turirimba ishimwe, twamamaza ishimwe ryawe, kuko tuzi ko uri Imana twasenze kandi yatwumvise. Nyemerera mu izina rya Yesu wururutse ibyiringiro kutari ubifite, kugira ngo uzatujye imbere natwe tugukurikire, uzaduherekeza inyuma, uturinde iburyo n'ibumoso, tuzagendere mu bwiza bwe no mu mbaraga zawe, kuko tuzi kuri Imana yumva kandi igasubiza. Tugukomeye amashyi dushima ineza n'urukundo n'imbabazi ugira. Bana natwe mu mwanya usigaye w'ijambo ryawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu, duhaye ikaze buri umwe wese Imana yashoboje guturuka aho wari uri ukaza ukagera hano. Ni urugendo rutoroshye, hari ababigambiriye batabishoboye, hari n'abandi babigambiriye baranategura kuva iyo bari bajya, iyo bagiye ntibagerayo. Kuba rero Imana yatugiriye neza ikaduha amahirwe yo kongera guhagarara mu nzu yayo tuyiramya, tuyihimbaza, tuvuga kwera kwayo, nimunyemerere tuyikomere amashyi kuko yakoze umurimo ukomeye. Kuri uyu munsi wa gatatu rero wo gusenga, hari igihe navuga ngo ni umunsi wa gatatu ukagira ngo ni ku wa gatatu, turi ku wa kane, ariko ni umunsi wa gatatu mu minsi itatu tugira yo gusenga. Twatanze nk'itura imbere y'Imana mu minsi yose y'ukwezi. Si uko andi materaniro yavuyeho, tuzaterana n'ubundi nk'uko bisanzwe ngo twari dutuye duterana, ariko uyu ni umwihariko twahaye Imana mu kwezi. Buri gihe tuba imbere y'Imana. Rero kuba Imana igushoboje kuhaboneka kuri uyu munsi wa gatatu, yaba ari wo munsi uje guteranaho muri iyo minsi itatu, aribwo bwa mbere ubonetse, cyangwa se waba waratangiranye n'umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uyu wa gatatu, cyangwa se waba warajeje akaba ari n'umunsi wa kabiri,
byose hamwe bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uko yagushoboje kuhaba kose ntabwo waviriyemo aho ngaho, kuko imigisha y'ababaye ku gicaniro nawe wayigabanye. Hamwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu wagukoreye ibikomeye ukahaboneka, ukajya nongere nkwinginge umfashe tumukomera amashyi, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Nanjye ndashimira Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ihabwa icyubahiro. Turabakiriye buri umwe wese aho yaturutse, mwiyumve mwikaze. Ibyiza byose data yaduteguriye tubisangire. Duhaye n'ikaze bene data batandukanye bari gukurikirana ijambo ry'Imana banyuze ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abazabikurikira ikindi gihe batari n'uyu munsi, nabo Imana izakorera ibikomeye mu ijambo ryayo. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba riboneka hano mu ngoma za mbere. Tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Turi mu bihe byo gusenga, tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Abo twabanye hano ku munsi wa mbere, hariho ku wa kabiri n'ubundi twaganiriye ku mbaraga z'amasengesho. Twavuze hejuru y'ukuntu imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura imigambi y'Imana. Tuvuga ko zishobora guhindura na gahunda y'Imana, ibyemezo by'Imana amasengesho akabihindura. Kandi mu kuri kuzuye ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta kintu kibaho gishobora kuvuguruza Imana. Ariko tunyuze mu irembo ryo gusenga, twasanze ijambo ry'Imana ribitugaragariza ko amasengesho avuguruza Imana, amasengesho ashobora guhindura umugambi Imana yari ifite cyangwa icyemezo yari yafashe binyuze mu nzira zo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ko Mose yagiye imbere y'Imana. Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura Abisiraheli ngo kuko batayumviye ndetse batayubashye ngo bayizere. Hanyuma Mose aravuga ngo ntibishoboka, aharaho ushobora kuba sinzi ukundi kuntu wabitekereje. Wibuke ko wasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo kuzarinda urubyaro rwabo. None waba barimbuye ute? Ese abanyegiputa bumvise ko ubavanye muri Egiputa ukaba bajyanye i Kanani, bakumva ko utabagejejeho wabiciye mu butayu, bazavuga ko nta gihugu wari ufite. Arongera kandi arayibwira ngo nanjye ubwanjye warambwiye nkiva mu butayu aho naragiraga intama za data bukwe Yetiro, urangije urambwira ngo genda uzabakureyo uzabageze i Kanani. None se nubicira mu nzira, noneho uzaba usohoje ibyo wambwiye? Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo muri uko gusenga kwe yubamye imbere y'Imana, Imana iramwumva, ihindura icyemezo yari yafashe cyo kubica. Irababwira ngo ngaho nimukomeze. Kandi ntiyabaye kibahindura. Impamvu nta yindi, nuko Mose yari yasenze iminsi 40 n'amajoro 40 yubamye imbere y'Imana yinginga. Imana iratabara. Siho tugiye kugaruka, kuko tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu ngoma za mbere. Hanyuma turasoma ku bice 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Turaza gukomeza dusome n'ahandi mu bami, naho tuganire hejuru y'imbaraga z'amasengesho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho ngaho ku murongo wa 9, mu bice 4 umurongo wa 9, riravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi ngo kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Uwiteka Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabazi. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Muri aya magambo nabonyemwo
ibintu nka bine Imana igikora kuko abantu basenze, ntago biri inyuma y'ijambo ry'Imana, n'ubundi twabisanzemo hano mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu nka bine nasanze muri iri jambo bijya bishyika ku muntu, bikagera ku muntu kubera ko yasenze. Wibuke turimo turavuga ku mbaraga z'amasengesho. Haleluya. Byose hamwe ibyo nabonye turi buze kuganiraho birashyika kuri 7, ariko biraterwa nuko umwanya urabungana. Ariko aha ho dusomye harimo 4 nabonyemo. Uyu Yabesi, Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yarushaga bene se icyubahiro. Haleluya. Yarushaga bene se icyubahiro. Ariko nubwo yabarushaga icyubahiro, hari uko yari yariswe muri icyo cyubahiro, ntago byatumaga Yabesi atagira agahinda, ntago byatumaga yishima. Nubwo yari afite icyubahiro, ntago icyo cyubahiro cye navuga ngo ntabwo cyari cyuzuye, kuko nta munezero wari urimo. Cyahoragamo agahinda, cyahoragamo umubabaro. Yaratunze, yaraguwe neza, ariko mu byo yari afite byose nta munezero yabigiragamo, nta n'ibyishimo yabigiragamo. Turabafite abantu bafite ibyo umuntu atekereza ko ashobora kuba afite akagubwa neza, ariko wajya kureba ugasanga nta mahoro afite, ugasanga nta byishimo afite, yuzuye agahinda. Ari mu gihugu cyiza ariko yuzuye agahinda, ndetse inshuro nyinshi kakabateza no gushaka kwiyahura. Turabafite bari mu gihugu cyiza, afite akazi keza, afite amafaranga, ariko muri ibyo byose ugasanga yuzuye agahinda. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'uwo mubabaro, ugeretse hejuru y'ibyo byose byiza abantu bita ko ari byiza, ndagira ngo nkubwire ngo ongeraho gusenga. Haleluya. Ongeraho gusenga, kubera ko niwongeraho gusenga, mu gusenga harimo imbaraga zijya ziza zigatsikamira umubabaro, zarangiza zigaha agaciro ibyiza Imana yaguhaye. Wabireba ukabona ko ari byiza, nyuma yo kureba iby'Imana yaguhaye ko ari byiza, nawe ubwawe wakireba ukabona uri mwiza kandi ufite agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Yabesi, Bibiliya iravuga ngo nyina yamwise Yabesi ngo kuko yamubyaranye agahinda. Aka gahinda kamwomaho, aka gahinda karamukurikira, aka gahinda karamuzunguza. Sinzi wowe icyakuzaniye agahinda. Yabesi yari yakazaniwe n'izina yiswe na nyina. Yari afite agahinda nakita ngo ni agahinda ka karande, kuko katurukaga mu izina yiswe. Ariko birashoboka wowe udafite agahinda gaturuka mu izina wiswe, ariko kakaba gaturuka mu bibazo wabonye, mu byo wahuye nabyo, mu byo wanyuzemo, ibikomere wavanye mu nshuti, ibikomere wavanye mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukabivanamo ako gahinda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba ntabwo nitaye ku cyaguteye agahinda, icyo nitayeho nuko nusenga bizahinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Yabesi amenya aho bikemukira, amenya aho bihindukira. Aravuga ngo ndatunze, yego. Mfite icyubahiro, yego. Nduta bene wacu, yego. Ariko bagira ibyishimo ntagira, bagira umunezero ntagira, babayeho neza kundusha. Arangije aravuga ngo no, singomba kugomeza kuba muri ubu buzima, ngomba guhindura ubu buzima nkabuvamo,
ndagira ngo nkubwire ngo nta wundi muntu uzagufatira icyemezo cyo gusohoka muri ako gahinda n'iyo ntimba no muri ibyo bibazo bitandukanye, kubera ko twamenye yuko mu gusenga ariho bikemukira. ndagira ngo nkubwire ngo ni wowe uzafata icyemezo cyo gusenga, kandi Imana izakwiyereka binyuze muri uko gusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Yabesi amaze gusobanukirwa aho bikemukira, aravuga ngo nta mpamvu yo kuguma muri ibi bibazo. Bibiliya yatubwiye ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Yabesi arasenga. Birashoboka ko waba wavutse nka Yabesi. Yabesi yari muzima kandi yararebaga, yaragendaga neza akanakora cyane, ariko ubuzima bwe bwari mu muvumo. Hinduza izina ryawe, hinduza izina. Yakobo yaravutse avuka mu isezerano, bamwitirira izina ribi ry'uburiganya. Ubuzima bwe bwose yarariganywaga, nyuma yo kuriganya nawe yarariganyijwe. Ariko igihe kimwe arisobanukirwa, ajya imbere y'Imana guhinduza izina Uwiteka Imana, amwita Isiraheli. Guhera uwo munsi yahindutse umugisha, kugeza na n'ubu turacyamuririmba. Hinduza izina ryawe, hinduza izina. Haleluya. Nta kindi wakora, nuko ugomba guhindura ibitekerezo byawe, ugahita wakira ko mu Mana byose biraza kwemera. Warangiza ugasenga, Imana izakubita hasi bimeze nk'imisozi, utambuke wemye ushima izina ry'Imana ya Isiraheli. Yabesi arangije aravuga ngo atakira Uwiteka Imana. Ngo arangije gutakira Uwiteka Imana, ahishurirwa n'uburyo agomba kuyibwira. Icyambere arayibwira ngo icyampa ukampa umugisha. Haleluya. Haleluya. Abaririmbye babirimbye, njyewe ndashima Imana yuko twamenye umugisha wacu aho uri. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, yibumbira muri Yesu iramuduha. Ngaho umugisha wacu uzingiye ni muri Yesu. Yabesi rero atakambira Imana ya Isiraheli ngo icyamukama umugisha rwose. Ntago natinya kukubwira ko yari arimo kwinginga Imana ngo imuhe kumenya Yesu. None wowe wamenye Yesu. Haleluya. Niba waramenye Yesu, unyuze muri iryo zina Yesu, gira ibyo uhindura, ugira ibyo usenya, ugira ibyo utegeka, ugira ibyo wubaka, binyuze muri iryo zina rya Yesu wamenye. Haleluya. Haleluya. Nasomye aya magambo nsanga iyo umuntu asenze ntabwo ashobora kubura umugisha. Iyo umuntu yasenze ntiyabura umugisha. Gusenga bizana umugisha. Usibye n'umugisha wo kumenya Yesu. Abaririmbyi bajya babiririmba. Hano ijwi ryanjye ryaragiye sinkizi kuririmba, nari mbizi kera, ariko ijwi ryaragiye. Haleluya. Ariko ndagerageza.
iyo ndirimbo ifata mu matwi yanjye cyane, ako gatero gafata mu matwi yanjye cyane, kafashe mu matwi yanjye atari uko abaririmbyi bakaririmbye cyane, ahubwo uwo munsi Ebenezer yari yaririmbye hano, mama Apotre atera aka gakorasi kavuga ngo n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Mbega karavibura kugeza na n'uyu munsi, iryo jwi riracyavibura mu mutwe wanjye. Yesu nashimwe cyane. Rero twebwe n'umugisha ukomeye kuruta iyindi, ntabwo wasenga ngo Yesu ananirwe kukwimenyesha. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uku gusenga, iyo Yesu yamaze kukwiyereka, ajya akingura n'amarembo y'indi migisha isanzwe mu buzima busanzwe. Kubera iki? Ijambo abaririmbyi batubwiye ngo yafashe imigisha yose yo mu bumana irangije iyibumbira muri nde? Muri Yesu. Bivuge ngo ibyo dushaka byose, umwanditsi w'ijambo ry'Imana mu gitabo Bibiliya ijambo riratubwira ngo ubukire, mu migani, ubukire, icyubahiro n'ubugingo byose bihishe muri we. Nta yindi migisha dukeneye. Igikuru kuruta ibindi, dukeneye umugisha witwa kumenya Yesu. Kuko nitumara kwakira uyu mugisha witwa kumenya Yesu, muri Yesu n'ibindi byose bihishemo tuzabihabwa nawe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire aho uri, waba uri hano, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze yacyo, mu bindi bihugu bitandukanye biri ku isi, ndagira ngo nkubwire ngo niba utari wakira umugisha witwa kumenya Yesu, ibindi byose ufite nta gaciro, bifite agaciro mu gihe uzabyinjizamo Yesu. Kuko hari benshi babifite babibara nkaho ntacyo bimaze, bakabita bakiyahura kuko badafite Yesu ngo abahishurire, abamenyeshe abari bo, ngo abamenyeshe icyo Imana yabaremeye. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gusenga bizana kwaguka, kwagurirwa imbago. Gusenga byagura imbago, imbago ziraguka. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo turi muri yo neza, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo Imana ijya idegrada abantu basenga, ahubwo irabazamura uko bwije nuko bukeye. Ntabwo ibamanura, ahubwo irabazamura. Ntabwo ibanyaga, ahubwo irabagabira. Wari ufite impano imwe, ejo ugasanga ni eshatu. Tuvuye no mu by'umwuka tukaza mu by'umubiri. Iyo usenga na kubaha Imana no gukiranuka, ntabwo Imana iguheza mu kantu gato, igenda ikwagura mu izina rya Yesu. Iri jambo riravuga ngo nibyo muzagerageza gukora byose bizababera byiza. Niko Dawidi yanditse muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana akaba ariyo yibwira, yarangiza ngo akaba ariyo yishimira, akanayibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo muntu ikintu cyose azagerageza gukora kizamubera cyiza. Niba inyumva tuvuge ngo amen. Gusenga byagura imbago. Niba Yabesi yarasenze akabwira Imana ngo icyama ukagura imbago yanjye, kandi Imana ikamuha icyo yayisabye byose, uyu mugoroba kubwo gusenga no kuba imbere y'Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu.
Imana ya Isiraheli ikwagurira imbago bwo kuyiba imbere. Iyo dusenze Imana yagura imbago. Bibiliya ijambo ryatubwiye ngo gusenga gutuma Imana ibana natwe, igasabana natwe. Kuko yatubwiye ngo Yabesi yarasenze atakira Imana ngo icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye. Ntabwo ukuboko kw'Imana gushobora kuba ku buzima bwawe Imana mutari kumwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nongere nkubwire ngo niba ushaka ko Imana ibana nawe mukagirana komunikasiyo ku manywa ndetse na nijoro, mukagira ubusabane budashira, nshuti yanjye, senga mu izina rya Yesu. Iyo dusenze Imana irumva, igatabara, igasubiza amasengesho. Iyo dusenze Imana irumva, igatabara, igasubiza amasengesho. Birashoboka nshobora gushaka guhura na mwarimu w'itorero, nkamuhamagara nkamwaka audience, twarangiza tukagira aho duhurira, aho twasezeranye tukahahurira. Ariko Imana suko, niba ushaka guhura nayo muzahurira mu irembo ryitwa gusenga. Haleluya, haleluya. Imana nushaka guhura nayo uzanyura mu irembo ryitwa gusenga. Nushyira akarago mu nzi wawe cyangwa n'ahandi ushaka gusengera, no mu rusengero, warangiza ukabwira Imana ngo ndagukeneye. Nagukenga umugisha wawe. Haleluya, haleluya. Niba ukeneye Imana ugashaka ko igira ibyo ivugana nawe, ugashaka gutindana nayo, ugashaka ko mwibanira, ba mu buzima bwo gusenga. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo Yabesi yasabye Imana ngo undinde ibyago n'ibimbabazi. Buriya iyo umuntu ahagaze mu irembo ryitwa gusenga, ntabwo Imana yakundira umubabaro kubana nawe. Wenda wagutungura, ariko ntabwo umubabaro wabana nawe ngo ube mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu agera mu buzima. Hari umudamu wampamagaye ejo arambwira ngo nimusengere. Hanyuma ndavuga se uragira ngo dusengere iki? Arambwira ngo mfite umwana urwaye maze amezi 6 mu bitaro. Ubu noneho ntabwo nyirimo kurenganya Imana, ndimo kuyibwira ngo aho kugira ngo 3 basigaye mu rugo bapfe nabi, ntazi urwo bapfuye n'urugo rusenyuke, njyewe mba mu bitaro ku mwana, noneho bambwira ngo nta cyizere cyo kuzakira. Ndimo ndavuga ngo iyaba yarapfuye basi, hanyuma ngasubira mu rugo nkajya gufasha abasigaye. Arangije arambwira ngo ngiki kintu umfasha, shaka kumfasha ko dusengera. Ndagira ngo mfashe dusengere Imana nibimukunze imwitwarire, sinzayirenganya, isezerano yararisohoje yaramumpaye. Ndangije ndamubwira ngo no, hoya, ntabwo ari byo. Njyewe ntabwo nsenga ngo umuntu apfe, kuko sinsenga ngo umuntu apfe, sinjye wamuremye, ni Imana yamushyizeho.
niba ufite kwizera mbwira dusenge, hanyuma nitumara gusenga Imana ikora ubushake bwayo. Niba ari ukumukiza imukize, kandi niba ari ukuguma aho ngaho mu bitaro ucyafite ukwezi cyangwa ikindi cyumweru izahakurindire nabwo imukize. Niba ari uyu munsi nabwo ibikore, ariko ntabwo umbwira ngo nisenge ngo umwana apfa. Rambwira ngo mva nkubwire impamvu wowe uri kuvuga gutyo nuko atari wowe uri kumwe nawe hano. Aha ndamubwira ni urizera Imana? Ngo yaba ntayizera simba nguhamagaye ngo nsengere. Nzi ko uyu muntu asenze bikunda kandi byemera. Ndamubwira ni rero reka dusenga, niba wizeye ko bikunda kandi bikemera, Imana ikora ibikomeye. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Atinda kubyumva cyane, tumara umwanya munini cyane turimo tubihariraho. Umuntu wasenze, uzi ijambo ry'Imana, uzi uko Imana ikora, w'umuririmbyi, arambwira ngo rega ngo mukozi w'Imana, ndagusabye ntacyo bitwaye ngewe Imana sinzayirenganya kuko yampaye n'abandi. Rwose uyu nguyu imutwaye aho kugira ngo nzaguhare mu bitaro ntacyo byantwara. Agomeza kubitinda, agomeza kwesista, nicyo cyifuzo cyawe. None se niwo Imana yaguhishuriye ko ariwo mugambi wayo? Oya, ntabwo yamishuriye ko ariwo mugambi wayo. Niba atari wo mugambi w'Imana rero reka dusenge Imana. Numva twasenze nko mu masaha, hari nko mu masaha 3 y'ijoro kugeza nka saa 4 n'igice gutyo. Hanyuma turekana nawe tujya muri gahunda yo kwinginga ku gicaniro, turasenga nawe turongera tumugarura mu masengesho, turasenga bigeze nko mu masaha 6:20 arongera arahamagara nijoro, arambwira ngo ndashaka kwihana kuko nashakaga kwica umwana w'Imana kandi ntaramuremye. Ese niki kibikubwiye? Kagatotsi karanyibye nicaye kuko ntajya nsinzira, ngo numva ijwi rimbwira ngo ni hano ubwicanyi, ngo naringiye kwica umuntu wayo kandi ntaramuremye. Arihana, amaze kwihana, hanyuma yaramaze ibyumweru 3 ari muri bomboni, atumva, atanyeganyega, atagira ate. Nko mu masaha 7 za kumanywa niho yampamagaye arambwira ngo wa mwana arimo kureba, ngo bamukuye no kuri bomboni, ngo nta kibazo. Icyo nshatse kukubwira niki? Nashatse kukubwira ngo gusenga gushobora gushyira uburinzi ku muntu hahandi umuntu yabonaga ko byarangiye, ariko mu mugambi w'Imana kubera gusenga bigakomeza. Yabese amaze kubisobanukirwa neza, nawe abwira Imana ngo Uwiteka we, icyama ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Imana ikurinde ibyago, Imana ikurinde imigambi y'umwanzi yahagurukira kukubabaza muri uku kwezi. Inzira yari kuzacamo zose turazifunze mu izina rya Yesu. Nasomye ijambo ry'Imana mu Bami ba 2 ibice 6 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 22. Ntabwo nshaka kuhasoma hose. 16 ijambo riravuga ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze humura amaso arebe. Muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa.
18. za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka ahera ko ahuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko arazijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndacyagaruka kukubwira ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zijya zisenya ubwoba bukava mu muntu, hanyuma zarangiza zikamuhindura umuntu ukomeye washize ubwoba nk'intare. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya itubwiye kuri uyu Elisa ndetse n'umugaragu we Gehazi n'ingabo zari zabateye. Uyu Gehazi ari kumwe na Elisa, ngo bwarakeye mu gitondo bari bamaze kumenya amakuru yuko Abasiriya iyo bateguye igitero kuza kurwanya Abisirayeli, ngo uwo bita Elisa umwuka w'Imana aramusanga akabimubwira, agahita abibwira umwami. Yamara kubibwira umwami, ngo ingabo za Isirayeli zigahita zijya kubatega igico, ngo bagihinguka zigahita zibica ako kanya. Ngo umwami w'Abasiriya atangira kubabaza ngo mbese ninde wo muri twe w'umugambanyi ujya umena ibanga akarimenera Abisirayeli? Yamara kumena ibanga, hanyuma twabatera uko tubatega kose bakatwica tutari twagira aho tugera. Ngo umwe muri bo aramubwira ngo databuja, nta muntu n'umwe uri muri twe ujya umena ibanga. Icyakora muri Isirayeli hariyo umugabo witwa Elisa. Uyu mugabo witwa Elisa ibyo dupanze byose Imana ibimubwira ibinyujije mu mureba. Haleluya. Ngo yamara kubimubwira agahita abibwira umwami, bakadutega igico. Bivuge ngo nta gihe na kimwe tuzigera tubashobora uyu mugabo witwa Elisa akibarimo. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nuhagarara ku musozi wo gusenga, nta dayimoni, nta murozi, nta myuka mibi, nta karande, nta stress, yewe nta za hard pressure zizagira icyo zigutwara. Haleluya. Kubera iki? Uhagaze mu mbaraga z'amasengesho, kandi mu mbaraga z'amasengesho ufitanye ubusabane n'Imana, kandi mu mbaraga z'ubwo busabane Imana ikumenera amabanga y'imigambi ya Satani ukayisenya itari yakugeraho. Haleluya. Haleluya. Gusenga ngo izo ngabo zikimara kugera kuri Elisa, ngo Gehazi abari uzibona mbere, ngo azibona arahahamuka. Abwira databuja ati turapfuye, ibintu biracitse. Ese databuja turajya hehe? Databuja turakwirwa hehe? Ati sohoka uzurebe, noneho hano hanze hari ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Atangira guhinda umushyitsi, azana iterabwoba. Iteka ryose ubwami bw'umwijima n'imbaraga za Satani nta kindi bihagurukana, bihagurukana imbaraga z'iterabwoba no guhahamura abantu. Ariko abamenye Yesu uri muri twe ukomeye, bamenye gusenga, ntihakagira ikigukangisha, uhagararanye n'umugabo ukomeye. Haleluya. Haleluya. Ngo Gehazi aramureba, ngamumenera ibyo byose abimusuka imbere, ati byacitse. Noneho Elisa ngo yegura umutwe, ngaramubwira ati wabaye iki? Byacitse, byazamye, ni iki cyabaye? Mwumva ngo hanze ingabo, ingabo, ingabo. We yivugiraga ingabo gusa, ingabo, 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 ingabo nyinshi hanze, ingabo, ingabo. Ngo Gehazi amaze kumubwira ayo magambo, Elisa yita ku ngabo n'amagambo arimo kuvuga, ngo ahubwo Elisa arasenga. Ndashaka kubwira kuri za mbaraga zo gusenga, ngo Elisa arasenga.
ngo Elisa arasenga aravuga ngo Uwiteka wowe wanyiyeretse mu buryo bukomeye, humura amaso y'uyu musore areba ingabo zitugose, amenye imbaraga zitugose, amenye iziturwanirira uko zingana. Arabanza aramubwira ijambo rikomeye. Mbere yo kumubwira ayo magambo aramubwira ati humura witinya, kuko ingabo zitugose ziruta ubwinshi izibagose. Imbaraga zitugose ziruta ubwinshi izibagose. Imbaraga ziturwanirira ziruta ubwinshi iziturwanya. Haleluya. Arangije amaso ya Gehazi arahumuka, ngabona ingabo zibagose, ngabona umusozi uzimagijwe n'amagare n'amafarashi by'umuriro atari bisanzwe. Noneho Imana iguhumura amaso ubona ibyiza Imana igufitiye. Akimara guhumuka amaso ngo barasohoka, ngaragenda arazitegereza, ngabona za ngabo zaje noneho zisatira urugo ziraruzenguruka. Arangira zibwira ngo kubw'imbaraga za Yesu namenye. Arongera arasenga bwa kabiri aravuga ngo mwangabo mwe namwe nimuhite muhuma amaso kano kanya. Za ngabo zihita zirahuma kubera imbaraga z'iki z'amasengero. Ingabo zikimara guhuma noneho asigara ziyobora, ahinduka kamanda. Munkurikire, muze munkurikire njye kubereka mwayobye. Munkurikire ngo zimujye inyuma akagenda zirandase, nimweguke iziguye akegura. Nimunkurikire ngo zimujye inyuma ziramukurikira. Nimuze njye kubereka umudugudu, nimuze njye kubereka, nimuze tugende njye kubereka uwo mushaka. Ntabwo ari hano, niwe zamugezeho. Ariko kubw'imbaraga z'amasengesho zahumye, kubw'imbaraga z'amasengesho nizumva n'ijwi rye. Arazibwira ati tugende, arazishorera ngazigejeje mu murwa i Samariya. Arongera arasenga ati Uwiteka Imana, ndabizi neza kuko utuye unyumva, n'uyu mwanya ongera unyumve. Izi ngabo nizihumuke. Ngo uwo mwanya zirongera zirahumuka, ngo zihumuse ngo zirareba, ngo zibona ziri i Samariya hagati mu murwa. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ngo zimaze kubona ziri mu murwa, nta kwikabaganya, ntizari kwinyeganyeza, zari zagoswe n'ingabo za Isiraheli zibazengurutse ntaho bamenera, baregerana. Ngo umwami wa Isiraheli ngo ashaka gushaka kubica. Ngo Elisa aramubwira ngo abantu wafatishije amaboko ukabafata gutya matekwa ntabwo ukwiriye kubica, ahubwo ni mubatekere, mubagaburire, barye, banywe, bahage, basubize inkuru nziza i Samariya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nusenga Imana izahumisha amaso y'ibiguhiga, kandi nusenga Imana izajya kumenera amabanga imigambi ya Satani yose ku buzima bwawe. Nusenga Imana izajya guha icyerekezo, ugendere mu cyerekezo Imana ishaka kugenderamo, uzahura byoroshye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Haleluya, haleluya. Niba Imana yarumvise gusenga kwa Yabesi, niba Imana yarumvise gusenga kwa Elisa, iyi Mana twasengaga, iyi Mana Elisa yasenze, ni Imana Yabesi yasenze, ni nayo Mana uyu munsi natwe turimo gusenga. Ntabwo yigeze ihinduka, uko yariri n'uyu munsi niko ikiri. Iracyakora ibitangaza, iracyahumura, iracyahumisha, iracyumva abayisenga. Si ibyo gusa, agira ngo nongere nkubwire ngo iracyasubiza abayitakiye n'abayitakamba. Hari ibyo ufite byo kwibwira Imana ishimwe ko yumvise kwinginga no gusenga kwacu muri iyi minsi 3, ikaba yemeye ko tugabiza uku kwezi ngo tuzakugenderemo mu mashimwe, turirimba, turamya, duhimbaza, tuvuga icyubahiro cy'Imana no kugira neza kuwiteka Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muhaguruke dusenga Imana. Data wa twese abagirire neza. Ngwino mukiza twibanire,
unyibwirire nyifuzaho nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima maze mukiza twibanire ngwino mukiza ngwino mukiza twibanire unyibwirire ibyo unyifuzaho nanjye nkubwire ibintuye umutima maze mukiza twibanire ngwino mukiza ngwino mukiza twibanire unyibwirire icyo unyifuzaho nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima maze mukiza twibanire oh twibanire reka dusenga Imana ubwira Imana ibikuzuye umutima nkuko nayo itubwira buri munsi ibyo twifuzaho nawe uyibwira ibyuzuye umutima wawe. Data wa twese uri mu ijuru nyiri imbaraga zose no gukomera, iteraniro ringana gutya abera bateranye imbere yawe, ijambo ryawe riratubwiye ngo uri Imana yumva gusenga, hanyuma yo kumva gusenga ukohereza imbaraga zawe akorera muri twe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo Yabesi yaratakambye wumva gutakamba kwe, kandi Imana yumvise gutakamba kwa Yabesi. Ni wowe Mana tugisenga n'uyu munsi, ntabwo wigeze uhinduka, uracyumva gusenga, uracyumva kwinginga, uracyumva ubusabe bw'abana bawe. Iteraniro ringana gutya wa Mana, turi imbere yawe kuri uyu mugoroba, turi hano ngo tukubwire ibyo twifuza muri uku kwezi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nyemerera Mwami w'abami, twatangiye tugushimira ibyo wadukoreye mu mwaka, tugushimira ibyo wadukoreye mu kwezi turangije, tugusabye kuzagendana natwe no muri uku kwezi. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana Amose yabwiye ngo nutureka tukagenda twenyine ntabwo tuvino, twagenda twenyine muri uku kwezi twazahura n'ibibazo, twazahura n'ibikwazo bikaturemerera, twazahura n'ibitunaniza, tukabura inzira, tukabura icyerekezo, ariko emera ugendane natwe. Uku kwezi twaragusengeye wa Mana, uku kwezi twaragusengeye wa Mana, uku kwezi twaragusengeye wa Mana. Reka uku kwezi kutubere kwiza, reka uku kwezi kuzaba ukwezi kumugisha, reka uku kwezi kuzatubera ukwezi kumugisha. Yabesi yasabye umugisha urawumuha, natwe tugusabye umugisha mu izina rya Yesu. Amahirwe akomeye twamenye Yesu. Yesu niwe wahishemo byose, reka uyu Yesu azakorere byose muri twe mu izina rya Yesu. Umugisha wawe Mana uzatwomeho, uzatugendeho mu majya n'amaza, tuzabona umugisha wawe iburyo n'ibumoso,
tuzabona umugisha wawe ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Imana Yabesi yasenze asaba kwagurirwa imbago nyaguhora ku ngoma Imana. Muri uku kwezi twazatwagurira imbago w'Imana, muri uku kwezi uzatwagurira imbago w'Imana. Uzagura imbago mu buryo bw'umwuka, uzagura imbago mu buryo bw'impano, uzagura imbago mu buryo bwo gusenga, uzagura imbago mu buryo bwo kwakira, uzagura imbago mu butunzi, uzagura imbago mu bukire, uzagura imbago, uzatwagurira imbago w'Imana, uzatwagurira imbago impande zose, uzatwagurira imbago w'Imana we, uzagura imbago w'Imana we. Turagusabye ngo uzagura imbago mu miryango yacu, uzagura imbago mu bakizwa, uzagura imbago utwongerera abakizwa w'Imana we, kubera kuri Imana yumva gusenga uzabikore. Yabesi yarasenze Uwiteka Imana Nyir'ingabo aravuga ngo icyamukoboko kwe kukabana nanjye. Mwami uzabane natwe, ntuzadusige, ntuzatube kure, niyo hazi bimeze bite ntuzatube kure, ntuzadutererane. Waratwemereye ngo uzagendana natwe, ntuzadusige, uzagendane natwe, uzagumane natwe. Kuzaba ukwezi kudasanzwe, ukwezi utwigaragarizamo, ukwezi udusukira guhembuka, ukwezi udusukira imigisha idasanzwe. Twiyereke, uzakorere muri twe ibihambaye mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwawe nikubana natwe, kubita indyanyi, uzahana indyanyi, uzakubita ibitero, uzirukana imivumo, uzirukana imigambi ya Satani. Ukuboko kwawe kuzatujya imbere, kuzadukubitira abanzi, kuzadukubitira ababisha, kuzadukubitira abadayimoni, kuzadukubitira imigambi y'umwanzi. Tugende twemye dushima, duhimbaza izina ryawe Nyir'Imana. Yabesi yarasenze ingingo Uwiteka aravuga ngo uzandinda ibyago. Uwiteka Imana ibyago byose byari kuzarwanira kudushikaho muri uku kwezi, irukanye ibyago byose mu izina rya Yesu. Nihazagira ibyago byegera amahema y'abana bawe, nihazagira ibyago byegera amahema y'abana bawe, nihazagira. Ijambo ryawe rirambwira, Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 90 aravuga ngo nta cyago na kimwe kizegera ihema ryawe. Kando de kirebere vodestance sainigrome. Zaburi ya 91 ajya kubivuga, cyari igihe kitari cyorose, ariko avuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Geze ku murongo wa 12 aravuga ngo nta byago bizegera ihema ryawe. Turasenze mu izina rya Yesu, abantu barimo kwinginga no gusenga bari imbere yawe, ntihakagira ibyago bibegera, ntihakagira amakuba begera, ntihakagira indwara zibegera, ntihakagira ibitero bibegera, ntihakagira imbaraga yose itavuga Imana yinjirira amahema yabo, ubuzima bwabo, imiryango yabo. Ababo bose bazarindirwa mu bwiza bwawe, bazarindirwa mu mbaraga zawe no mu cyubahiro cyawe. Akazi kabo kazarindirwa mu bwiza bwawe no mu mbaraga zawe. Ma abatarabonye amapromosiyo yabo muri uku kwezi gushize, reka uku kwezi kuzaba ukwezi kw'amapromosiyo. Niko bavuganye natwe turi gusenga amasengesho y'iminsi 12. Ukwezi kwa kabiri kuzaba ukwezi kw'amapromosiyo, kuzaba ukwezi kw'amapromosiyo no kuzamurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe Mana, 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 Mana. Kuzaba ukwezi kw'amapromosiyo mu buryo bw'umwuka, kuzaba ukwezi kw'amapromosiyo mu buryo bw'umubiri. Abakozi bazabona amapromosiyo, abikorera uzabagurira imbago. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi turasenze ngo uzahumisha amadayimoni n'ibitero byose by'umwanzi, nibikamenya iyo dutuye, nibikamenya iyo tuba, nibikamenya iyo dukorera, nibikamenya aho tunyuze, nibikamenya abana bacu iyo baba, nibikamenye imiryango yacu aho iba, nibitero ntibikamenya aho itorero riba, ibitero ntibikamenya aho igihugu cyacu kiba. Mu izina rya Yesu uburinzi bwawe buzatubeho wa Mana we, kuko uri Imana ishobora byose kandi wumva gusenga. Ndabihamya kuri Mana byukora byose, Mana birabyemeza. Ndabihamya, ndabihamya kuri Mana byukora byose,
birabyemeza ndabihamya uri Imana byukora ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya uri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza turabihamya uri Imana turabihamya urashoboye turabihamya wabidukorera turabihamya ibyo tugusabye urabishoboye kubikora turabihamya iyo dusenze urumva turabihamya ukora ibikomeye bitarondoreka muri twe ibihamya by'ibyo wadukoreye dufite ibihamya by'ibyo wadukoreye mu izina rya Yesu Kristo himbazwa gukura Imana yo guhimbazwa tambirwa kuko muri Imana ihamba urakoze ko twumvise mu izina rya Yesu amen amen reka dukomere amashyi Imana kumva gusenga kwacu twinginga abaprotokole batuzanira igiseke dutanga ituro mu nzu y'Imana shimira Imana tanga ituro ry'ishimwe ryo gushimira Imana kuko Imana itugabije ukwezi kwa kabiri kandi kwiza mu izina rya Yesu ndabihamya ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya uri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya uri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza reka dusenge dusabirane umugisha dusabirane umugisha mwakoze kuba muri ibi bihe byo gusenga Imana ya Isiraheli ihaze kwifuza kwanyu kandi umugisha wayo ntukaburane namwe mu izina rya Yesu mbere yuko dusengera gutandukana twababwira yuko ejo n'ubundi gahunda yo gusenga amateraniro irakomeje abinginzi ni saa 9 nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu saa 10 abaririmbyi bakaba bahageze kugira ngo baramye Imana mwigisha abona uko aza gutanga ijambo ry'Imana Imana y'amahoro iduhana umugisha ejo rero duhurire hano n'ubundi turamye duhimbaza Imana yo mu ijuru kuko mu bwiza bwayo niho duherwa imbaraga niho duherwa ibishya niho duherwa ubundi bwiza bwayo kurutaho Imana y'amahoro ibahereza umugisha reka dusenge data mu izina rya Yesu Imana ikomeye kandi ikiranuka dusabye umugisha kuri aba bana bawe bateranye uyu munsi wa gatatu mu izina rya Yesu ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse ava mu gituro Mwami Imana ibyabo byari bikingiraniwe mu gituro kuri uyu munsi wa gatatu bigikurwemo mu izina rya Yesu ibyabo byari byarapfuye bizuke mu izina rya Yesu kuri uyu munsi wa gatatu bahabwa umugisha no kugira neza kwawe gukomeye abari kudukurikirana nabo bari hirya no hino mu isi turabasengeye umuntu wese uhaze kwifuza kwe kubwo kuba imbere yawe kandi uku kwezi kuzamubere kwiza nawe nkuko wabitubwiye mu izina rya Yesu bazabona impinduka itangaje kuko babaye mu bihe byo gusenga mu izina rya Yesu abatarazamuwe ngo babone amapromosiyo yabo muri uku kwezi gushize uku kwezi kuzaba kwabo mu izina rya Yesu tuzakurangize bashima bavuga kugira neza kwawe guhambaye
hamwe n'ibyo data wa twese uri mu ijuru dusabiye umugisha batuye mwami Imana Nyiringabo buri muntu wese umuha umugisha nk'uko ijambo ryawe ribivuga utanga icyacumi n'amaturo ni ihame abasohoje kandi ahabwa umugisha nk'uko ijambo ribivuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Ngaho rero ubaho umugisha uhira imirimo y'amaboko yabo mu izina rya Yesu, ntibakabura ibyo baguturira kandi mwami Imana Nyiringabo ibyo bakeneye nabo ubibahe kugira ngo barusheho kunezerwa mu mitima yabo no kugomeza kuba imbere yawe bashima baramye bahimbaza. Urakoze rero kuko wabanye natwe kandi urakoze kugiye kugomeza kwihesha icyubahiro. Ganza tegeka uherekeze buri mwumwe muhe gushyika ku icumbi amahoro nk'uko warindaga Abisiraheli. Umuririmbyi niko yabivuze, ubarinda ku manywa na nijoro, abari kugomeza kurinda abana bawe, buri muntu wese ahanyura arindwe nawe. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo niyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zawe. Ubarinde kandi ubabere maso, bahe gushyika ku macumbi amahoro. Nutugirira neza ku munsi w'ejo ukongera kuduha guhura twese ngo tukuramye tuguhimbaze hano, tuzashima kandi duhimbaze kwera kwawe. Urakoze kubizumvise, tugukomeye amashyi dushima mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi kwezwa no gukiranuka bigomeze kubana namwe mu izina rya Yesu.